nahangaha ahantu rero nijoro hazwiho ko kuba hari ikiswe iki ase babita indaya babita abicuruza cyangwa abantu bakora ase babita gute abantu bicuruza babita gute babita nyine babakobwa babakobwa bagira gute babakobwa witwa nde? Mutari Kimumu. Motari Kimumu. uri umumotari? Oya ngenda umukanisha imana. Kuki witwa motari? Niko nitwa. Witwa motari? Ako ntabwo uri umumotari. Wapi? Ndanubwo nzina moto. Wowe uri umukanishi. N'igitogotogo nuzi kugitwara. Reka. Akabakanisha babazi ibinyabiziga sinzi bamba wowe utabizi. Wowe ntabyo uzira? Gukanisha biratandukanye. Ngenganisha ibintu z'amakazi. Guterura amakazi man. Uzi kuririmba? Uzi kurapa? Ndabizi. Dukubitiro rero abantu batukurikiranye hano kuri televiziyo bahita bamenya ukuntu ibintu byifashe. Murapirasi? Sika ndayibuka uko byumba tugende mu mirongo. Wangewe nemera Riderman byasaba ko ndapitwa Riderman. Nta kibazo. Akuzi kavuba. Uko mzibagiwe nicyo kibazo. Agatako TV. Yes, nonge ko ikaze bakunzi bacu mwe mudukurikirana umunsi ku munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere mwamugera mubona inkuru zigiye zitandukanye. Twibere mu mujyi wa Rubavu, murabizi ko tuhamaze iminsi cyane bereka isoko abantu bataze ku isoko rya Rubavu, isoko Rubavu market, ubundi bakunda bagita Riko market, ariko ni ryo soko rinini riri mu karere ka Rubavu. Rini ryo soko bafite rirenze. So twibere mu mujyi wa Rubavu rero turi gutembera umujyi wa Rubavu dukora ibikorwa bigiye bitandukanye, dusura abaturage, tuganiza abaturage, tubabaza ati se muri Rubavu byifashe gute, muri Rubavu bimeze bite. Tugenda twitebera kamera genda ubereka inyubako z'i Rubavu. Ni umujyi mwiza, mpamya ko uri mu mijyi myiza ya mbere iri mu Rwanda kabisa, nyuma ya Kigali, nyuma ya Musanze, nekeza ko Rubavu itikurikiraho. Barase sibyora nyuma ya Kigali, nyuma ya Musanze, iyo niwo mujyi ukurikiraho, na za Muhanga zikazaho, na za Huye, ariko nyine iyi mijyi irarenze, na za Kamembe. So turi mu burengerazuba rero, sasa ni wa muhungu wanyu Souvenir cyangwa umwite Papa Kayira, turi kuri Agatako TV cyangwa se Souvenir na Fani TV, hose mubagenda mudukurikirana cyane 5/5, aho naho mwansanga ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko aho ingenzi naho aba ubona ko ari ahantu heza cyane, hari amaduka, hari iki, akusanga harimo abantu benshi. No mujyi nasanze harimo abantu benshi pe, barimo abaturutse hano hakurya za Kongo, uriya misozi mureba bura ni Kongo, n'abaturutse mu za Kigali baje kwirira ubuzima. Ahantu kabisa ubona ko wasohokera hameze fresh cyane. Tugiye kugenda twitemberera, tugere kuri gare, tugere ahitwa Rabamba, ari ahantu ubundi hazwi muri Rubavu. Yuze Rubavu benshi nk'abantu bakunda gusohoka, abantu bakunda gutembera, hari ahantu mwabonye hahiye ku bantu bakunda show nyine, hari hitwa Tokose cyangwa se ahantu bita Rabamba. Ni ahantu kabisa abantu benshi bagiye bahamenyereye, ubona ko harenze byatari, hazwiho ko habanga indaya nyinshi, ngaba cameraman rero bakunda bagwani, ngaba cameraman bakunda bagwani bo ubusanga aho hantu baba bahazi. Nanjye nagiye mabaririza kugira ngo numve mbe nagenda magere namwe mbereke ese aho hantu hameze gute. Ubundi twe twamenya ahantu hubatse izina yitwa Rabamba. Ubundi umuntu wese w'irubavu abazira Rabamba kwera ayo mabara cyangwa se ayo mahano abagenda habera, cyane ko haherutse no kuba hagira no kuba hashya, haherutse no kuba hashya haragurumana. Uyu wose ni umujyi, urabona ko wakizamura n'inyubako kabisa. Rubavu nziza, Rubavu y'Abanyarwanda papa. Ako akazanzi muri famille yanjye Rubavu, zaza n'umugore n'umwana wanjye twibere Rubavu. Hano wagenda bashyiramo imyanda, ubona ko naho abaritemera imbere utujaride bwiza cyane. Bakunzi bacu rero turakomeza kugenda tubereka hagiye hatandukanye, n'ubundi muri ibi bice mukanya ndajya no gushopinga. Nakuru nagera inahango nahe umugore wanjye namugure agakanzu. Ngende tujya hano hari utwenda tw'abadamu myereke, iyo umugore wanjye ndamugura agakanzu. Amakanzu banaga bahenda
aho ngaho ntayarimo ararugura hano nayabonye wese ndazikwereka ngurira umugore wanjye kanzu kubyo nanjye ni naha ndavuga ati nubwo mba naragiye mu kazi umugore mwiza dore ntago mba ngarukiye aho ari abatipe twajyaga tuzana mu kazi cyangwa n'ahandi hatandukanye bakagomba ngo babyita niba ari ibisabisho ngo ni ibisabisho Sadunda ndagusuhuje ba prezi nyine ngo yagiye nko mu kazi reba nka kuriya ze amanege ese man uri kuroba mukobwa mwiza w'Irubavu ariko ntago arenze umudamu wanjye ahubwo shaka nanjye ngenda ngananiza n'abantu nibankundira nabonye abantu binaha banafunga umutwe ibintu byose babumva ari amafaranga babumva ibintu byose ari amafaranga webye nabi n'ikibazo uragenda ukatiyobera ku mukongomana yatekereza amasasu yagiye yumva mu matwi ye yarebe isese muri kuzana ni iki koko kabati nk'uyu rurambazi icyo ugasanga mwahita munaserera kiri kintu nabonye kiganje inaha ikintu kijyanye n'amarumuzi umuntu waje muri Rubavu ntabwo yabura ahantu arara kabisa usanga hari ama-guest house menshi ama-apartment amahoteli ariko hoteli zo ntabwo ziraba nyinshi cyane ntabwo ziragera kuri standard ihagije ku buryo umuntu yavuga ko kabisa hari hoteli nyinshi kuko twebwe nka hoteli turi kuraramo ni hoteli nziza kabisa nanayishimye ariko nanone nakomeje kugenda ariko kubona indi byangoye ariko bambwiye ko zikunze kuba ziri hepfo yo ku mazi kuko twe turi mu gice cyo mu mujyi kandi amazi yaba hepfo aho bita za Nyamyumba niho hibera amazi so ahantu nabonye udukanzu ubushize aha dore za tokosi sasa katunyure hariya mbereke hari abantu babibaza tubundi ubushize babonye amavideo menshi atandukanye bavuga ati hahiye bumva bahavuga amagambo menshi atandukanye urabona ko bari no kuhazamura inda etage muri dore tokosi yageraga hano kamanuka nara hose ndetse ngubu hageze ari nka nijoro nijoro ho bakumirwa nuko nijoro twebwe tuba turi mu masaha yo kuruhuka kandi ntabwo twe tujya tugenda nijoro cyane kubera ko tutanywa n'inzoga wenda turazinywa ko ntabwo tunywa nyinshi nari mbeshye kandi navuze ko kubeshya abantu ntabwo ari byo pe dore kose hazoma ingose ugenda uhabereka kwaje ni ahangaha ahantu rero nijoro hazwiho ko kuba hari ikiswi iki ase babita indaya babita abicuruza cyangwa abantu bakora ase babita gute abantu bicuruza babita gute babita nyine babakobwa babakobwa bagira gute babakobwa aya ntabwo njye mba mbibona aho nashakiye umugore mba numva umugore wanjye ari we wa mbere urenze mwiza ku isi ndetse n'ahatari ku isi ahari ubona abagore ba mbere beza nzi ba mbere ni benshi yego ariko nk'imyanya ine ya mbere ya myanya uba uvuga ati imyanya niyo bagore beza nzi urumva ni umugore wanjye na mama wanjye na nyogokuru na mushiki wanjye na mabukwe ubwo ashamba mbona bari bo bagore beza nahuye nabo kuva nabaho nyine n'abandi barahari yego ako bo nibo bibanze so sarano duciye bari gucuragura bari gucana imbabura so urabona rero aho hose n'ahantu abantu baza bakanywera utubyeri bahita Iwacu Sunset Land bienvenue Iwacu Sunset Land the Quidios undi ahantu hose ubusanga na amacumbi ni waburamo massage ni waburamo ureka tugenda kugera twimanukira gake gake kwa nabarasha ko ari heza genda werekana ahantu hose abama sauna na massage naha bitarado nukuba ni igipangu ku kintu uva ku gipangu kimwe ari amacumbi ujya ku kindi gipangu ari amacumbi ni ikikwereka ko Rubavu impamvu Rubavu iragendwa cyane ntabwo ari kubabona ngo ni uburaya cyangwa iki Rubavu iragendwa cyane ni agace ubona ko kagendwa
karimo abantu benshi rero abenshi bahaza ntago ari abatuye inaha Rubavu buriya abantu benshi baba bayirimo ni abaza bayivamo bigendera abatuye inaha ni bake ugereranyije n'abaza muri Rubavu nk'ubu tukaza tukahasura tukagira gute tukigendera bikorwa remezo rero bishobora kukurura wenda muri Rubavu hari amazi aho yo murayazi haba amafi of course ahantu hari amazi aho ugomba kuba hari n'amafi urumva hari ibigo by'amashuri ababyeyi bafite abana inaha haba ibigo by'amashuri byiza kabisa bigezweho wazana haba umwana wawe akiga nakubwiye mfate hasi ujye umfata hejuru umwana tazaneza abo dusengana nibagiwe sentire kubera kwirukanka abantu ndabemera kwa kuntu ukunda abantu ukavuga ati ko byagenda kose ugomba kurara mbagejejeho update ukavuga ati rero ukagera aho wibagirwa sentire mukandara ariko nyine nta bindi hari hose Alpina Villa Motel hose inzu zaha mu mujyi nyinshi ni amacumbi hose ibiro by'akagari ka Nengo turi mu kagari ka Nengo kagari ukuntu kubatse wagira ngo ni inzu yiberamo ubundi bucuruzi ndetse reba urabona ntabwo buriya tuba tubacishijemo ijisho ariko ni keza harasa neza ariko nyine ukuntu yubatse ugereranyije n'izindi nzu zikorerwamo cyangwa se z'ibiro usanga mbonye harimo itandukaniro ariko urabona ko hose ubu hano turakera mu mujyi sitire ariko umujyi twawe nk'abitaruraho ku ruhande twiza ku ruhande mu dukaritsiye two mu mujyi ntabwo tukiri mu mujyi ahabera ubucuruzi bwinshi twizihiye inyuma kugira tubereke n'inyuma ukuntu haba hameze ukuntu haba hatujemo turi kugana kuri gare kuko gare iri hano imbere yacu izo mu minota ingahe kameramani walahi reba hano iyi ni hoteli ako ni hoteli tu ako se none yaba hoteli ko gukina amazina ni hoteli yitwa Havana Havana Hotel nzi nakane kabari kitwa Havana kari Kimisagara iyi ni hoteli ya kabiri rero mbonye Rubavu aho nagize ngurukiye ahandi ni amaroji ni apartment yandi muhura n'umuntu umukora ibirangira urumva nabonye hari yitwa sawa sawa ako nubwo batatwishyura ariko tugomba no gushima wa mugani ibyiza ukabivuga turi kuzamuka tugana aho bita hehe kuri gare bisi parking amarembo ahantu hose so tayari rero wenda ni byinshi mwagiye twagiye dutemberana ahantu henshi hatandukanye ariko ntabwo nagira nagenganiza n'abantu papa mwiriwe neza kuri gare ni hehe mukomeze mugiye kwagera nawe imbere tuzamuke gukira okay urakoze yenda babaguruka abantu birubavu babaguruka kanganiza niwe meze fure unatuganire gato uno ude ku mirongo imeze bite se fresh witwa nde Motari Kimumu motari Kimumu uri umumotari oya ngenda umukanisha imana kucyitwa motari niko nitwa witwa motari ako ntabwo uri umumotari wapi ndanubwo nzi na moto wowe uri umukanishi n'igitogotogo nuzi kugitwara reka akabakanisha babazi ibinyabiziga sinzi bamba wowe utabizi wowe nabyo uzira gukanisha biratandukanye ngenganisha ibintu z'amakazi guterura amakazi man uzi kuririmba uzi kurapa ndabizi dukubitiro rero abantu batukurikiranye hano kuri televiziyo bahita bamenya ukuntu ibintu byifashe meraperesi kuko byumva tugende mu mirongo wangewe nemera Riderman byasaba ko ndapitwa Riderman nta kibazo akuzi ka vuba uko mzibagiwe nicyo kibazo ufite imyaka ingahe ngende mukuru mwana uri mukuru wibagirwa bigezaho Diko gerageza twumve. Abo mbwira kare makuzi ka Riderman ngo mbwira kamwe gusa irata ngutamo. Mbwira kamwe. Witende. Urumva? Urayizi? Witende ubwiza bwawe unyemeza. Witende.
Bameza nyine. ariko Rimba n'izindi. Igitangaza surizi. Dore umwana uhiye sha. Turi kumwe mane. Nari birakoze. N'abaturage b'Irubavu tugenda tuganira gake tugenda twiganira gake ariko ubona ko baba bafite courage usanga ari abakozi ariko nanone bihuta cyane hano tugeze ni kuri RBA y'Irubavu aho ikorera ni hano kabisa ku bantu baba batahazi ni hano ni nyuma yaho gato itaragira kuri gare RBA ya Rubavu nahangaha iba ikorera ikigo cy'igihugu cy'itangaza makuru RBA mu magambo arambuye urayazi kamerama ni Rwanda Processing Board agency aya no oye mambu nandi kwitekereza andi kwitekereza Rwanda Development Board RDB uzava urase n'ingagi usibye no kurasimbo Musa imeze bite barakugonga imeze bite se bakwita nde Patrick tunu duki turimo hano Domoro ukoreramo hano muri Rubavu ufite umudamu cyangwa cyari umwana nta mudamu mfite ukora iki se mu buzima busanzwe shano gushyira nyine umukiro uducapati amata ibintu nk'ibyo ubwo hano ubutwayemo amata na capati amacapati nyine zijya hano hasi amata hano hejuru ariko nyine ufite iyihe mpano se ufite iyihe mpano iyo wirebye uba ubona ufite nk'iyo mpano urabyina uraririmba ukina umupira ni nk'iyo mpano uba wiyumvamo mba niyumvamo ubwo nayo ubwo ni wasanga ukora izindi zo kukeneye ikizihishahisha yego ufite umukunzi se nta mukunzi ufite ababyeyi se ngo basuhuza hano abakurikiranye Agatako TV babe wenda babe babubona ko ubasuhuje cyane abandi babagukurikira cyangwa naho bazabibona no ku YouTube bazavuga ati kabisa umwana wacu yadusuhuje nsuje mama wanjye uri mu karere ka Ngororero na papa wanjye nawe ni hari bose barabana babita bande papa nyine bamwita Ndayambaje mama bamwita Mediatrice okay sawa murakoze cyane bakunzi bacu rero twatujya twigana n'abaturage bamwe na bamwe bo mu karere ka Rubavu pole tugenda tumenya se bimeze bite arakubwira ati ngiyewe mba ndi kwicururiza uducapati ndi kugemura n'umukire amata ariko nyine ntabwo byoroshye ariko nyine ubona ko buri wese ari busy cyane hano turi kuzamuka tugera kuri gare kandi tuza kugenda tubereka mu mashusho n'abandi ntituhagira nabwo tukaganiza n'abandi bantu baraza kugenda mumenye se hano yifashe gute imibereho y'inaha bimeze gute reka tuze kubana mu kindi kiganiro kiza gukurikira iki ngiki Agatako TV Souvenir na Fan TV Souvenir iyo umuntu ashonje njyeweho nari Souvenir Smart Boy ndi kumwe na Panta kuri kamera nahamukanya bye